Yego nibyo tariki ya gatandatu zishyiriye karindwi Gicurasi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo humvikanye inkuru y'akababaro ivuga ko uyu mugabo witwa Karasira Uzaramba Aimable yitabye Imana nyuma y'uko yari amaze gusoza igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 5 aho yari yarakatiwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo yarakurikiranyweho ibyaha harimo icyo guhakana no gupfobya jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha, hakaza guteza imidugararo muri rubanda ndetse yewe hakaba hari n'umutungo atabashije gusobanura imvo n'imvano yawo. Ibi byaha byose rero ni by'umugabo Karasira Aimable Uzaramba yarakurikiranyweho ndetse urukiko rukuru ruza kumushinja ibi byaha byose biramuhama maze bahitamo kumukatira imyaka 5 arayikora. Ubwo rero yaramaze gusoza igihano hari ku itariki ya gatandatu mu ijoro zishyiriye karindwi hari hamaze kuba saa 6 z'ijoro nibwo amakuru yamaze kugera hanze, nibwo uyu mugabo yahise yitaba Imana. Nyuma yo kwitaba Imana urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko Uzaramba Karasira Aimable yitabye Imana kandi akaba yapfuye azize kunywa imiti irengeje urugero. Ndavuga imiti irengeje iyo muganga yamwandikiye bityo bikaza kumuviramo kwitaba Imana. Uti imiti ubusanzwe iyo yayinywaga yarasinziraga cyane agahera yakaza gukanguka ashize umwanya. Uti none mu gutaha yanyoye imiti myinshi asa n'ushaka kwiyahura biza kurangira bimuviriyemo rero gupfa. Ni mu gihe urupfu rwa Karasira Uzaramba Aimable rutari gukomeza kuvugwaho rumwe na benshi. Ni mu gihe rero ubwo bamufungaga yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, benshi rero bagakomeza kugenda bavuga ko abenshi rero bagakomeza kwibaza bavuga bati ni gute bamufunze kandi bazi ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kandi umurwayi wo mu mutwe nta muntu umufunga ahubwo bamujyana kwa muganga bakamuvura. Nyamuneka uze kwibuka gukanda subscribe, nibyo tukwisabira kabisa. Subscribe niyo nkunga ikomeye cyane hano ngiye nkwisabira, nta kindi kiguzi nakwaka amafaranga se cyangwa ibindi. Ngewe icyo nkwisabira ni ukunkandira kuri subscribe, urabukoze cyane kabisa maze nawe ukibera umwe mu banyamuryango ba Bivugwe TV by'agaciro gakomeye cyane. Ku itariki ya karindwi Gicurasi muri mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo inkuru yari yamaze gusakara hose ku mbuga nkoranyambaga ko Karasira Aimable Uzaramba yitabye Imana, inyangarwanda zabonye uruvugiro maze zibonaho kuvugira koko barayavuga karahava. Bahise bavuga bati ubwo Karasira Aimable apfuye uyu mugabo ni umugabo watangazaga amagambo menshi kandi ateye ubwoba, mu by'ukuri amagambo ashobora gutera ubwoba abantu bayumvisha. No kuvuga ko hari ibintu, no kuvuga ngo hari amagambo mabi yakundaga kuva mu kanwa ke ku biganiro yakoraga kuri chaîne za YouTube zitandukanye. Hano rero inyangarwanda nyinshi zikimara kubona ko Karasira Aimable yitabye Imana bahise babona uruvugiro maze baravuga ngo bene ngango baramuhitanye. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ko bimeze. Iyo bikiza kumera gutya cyangwa se iyo Karasira Aimable Uzaramba kiza kuba yarahitanywe n'inkotanyi nk'uko inyangarwanda zakomeje kugenda zibivuga, imyaka 5 yose yari amaze muri gereza, ntabwo uriya munsi ari wo munsi bari kumugiriraho nabi. Kandi burya ntabwo leta yaba yagushatse ngo ibure uko ikugirira nabi, ntabwo bibaho, ahubwo nyine ni umunsi w'umuntu uba wageze. No kuvuga ngo rero benshi bahise batangira kuvuga ko ahitanywe na leta cyangwa se ahitanywe n'inkotanyi nk'uko we yakundaga kubyivugira mu magambo ye yakundaga gutangaza avuga ko adakunda inkotanyi, adakunda igihugu cy'u Rwanda. Ubwo bavugaga ko yishwe n'inkotanyi, ibi bintu rwose ntago bishoboka kubera ko imyaka 5 yose yari amaze muri gereza. Iyo baba ari abafite gahunda cyangwa se umugambi wo kumugirira nabi baba barabikoze kera, ntago bari kurindira ko iyi myaka 5 yose igera. Niyo mpamvu nababwira ngo itariki y'umuntu yigeze nyine nta wamenya, umuntu aranasitara agapfa. Byaranashobokaga ko yari afite gupfa mbere, naho n'ubundi birumvikana ko abanga u Rwanda bari kubona uruvugiro akavuga byinshi, ariko buriya itariki ye yari iriya. Ni Imana nyine yashatse kumwisubiza, ni nako twabibonye kubera ko nubwo igisubizo cya muganga kitarajya ahagaragara kugira ngo hamenyekane nyirizina ikishe uyu mugabo. Icyo nababwira ni uko itariki ya Karasira Aimable Uzaramba yari yageze kabisa, Imana yahisemo kumwisubiza. Iruhuko ridashira kuri Karasira Aimable Uzaramba, dukomeze twihanganishe n'abasigaye. Mu biganiro yakunze gukora Karasira Aimable Uzaramba yatangaje ko nta muryango agira ahubwo yabaga ariho ari kumwe na murumuna we nawe wari ufite ikibazo. Ubwo rero yitabye Imana habasigaye murumuna we wari ufite ikibazo. Reka dukomeze twihanganisha abasigaye kandi iruhuko ridashira kuri Karasira Aimable Uzaramba.